ubikora buri munsi, koza amenyo, kureba muri telefone, kureka kurya ifunguro rimwe na rimwe, ndetse no kwicara cyane cyane kumara umwanya munini wicaye uri mu turimo dutandukanye. Ariko se ninkubwira ko bimwe muri ibyo maze kuvuga bishobora kwangiza ubuzima bwawe, ushobora kubyemera? Muri iyi video tugiye kureba ibintu 10 dushobora kuba dukora buri munsi kandi bigaragara ko ntacyo bitwaye, ariko bishobora kutwangiriza ubuzima mu gihe tugiye tubikora buri munsi. Kimwe rero bishaka kugutungura, ariko tegereza wumve icya 8 kuntu ushobora kumva ko ari ikintu kitari gisanzwe ariko ukimenye. Twagiye rero n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere rero gishobora kutwangiriza ubuzima kandi dukora no gusimbuka ifunguro rya mu gitondo. Akenshi dukurikije umuco nyarwanda usanga abantu bavuga bati kurya mu gitondo cyangwa se kurya mu gitondo n'iby'abana, nta muntu w'umugabo urya mu gitondo, kurya mu gitondo bitera ikirungurira, mbese ugasanga ibintu byo kurya mu gitondo babihaye andi mazina. Ariko umubwiye ko kurya mu gitondo ni byiza, bifasha ubuzima bwawe. Nuvuga ngo iyo mu gitondo bishobora kwangiriza ubuzima, ukaba wagira ibibazo byo kuba noneho ugiye kurya ako kanya, ugiye kurya nk'ibyo bya saa sita bituma urya byinshi birenze ubushobozi bw'ibyo wari ukeneye, cyangwa se ugasanga insuline yawe, umusemburo wa insuline ushinzwe kuringaniza isukari mu mubiri ugize ikibazo kubera ko wamaze umwanya munini udafite isukari yinjiye mu mubiri. Ikindi ushobora kwiyongera kw'ibiro kubera nyine kwa kundi iyo uriye nta kintu wafashe mu gitondo urya byinshi, noneho bigatuma ibiro byiyongera. Ushobora no kugira ikibazo mu burwayi bw'umutima iyo utarya ifunguro rya mu gitondo. Si ngombwa rero kwicara ngo ufate isahane yuzuye cyangwa se ibindi bintu tubona nk'imigati n'iki. Ushobora gufata urubuto ukunda se cyangwa ubasha kubona ukarukoresha. Ushobora gukoresha simufi, nta kibazo. Icyangombwa nuko utangira umunsi wawe hari ikintu cy'ikiribwa washyize mu nda yawe. Ikintu cya kabiri dukora gishaka kutwangiriza ubuzima ni ukureba muri telefone mbere yo kuryama. Ugasanga nyine vuze tereka ndeba akantu kahagiye kuri Instagram mbere yuko ndyama, mbese ugasanga ushaka kureba update zazo kuri telefone, ariko ibi ngibi bishobora kukwangiriza ubuzima. Urumuri ruva muri telefone bita blue light rutuma melatonin mu mubiri wacu idufasha gusinzira idakora neza, ikagabanyuka ikagabanyuka mu mubiri wacu, noneho bigatuma tugira ibitotsi bikeya, tugasinzira nabi, bigatuma ubwonko bwacu budakora, ukaba wagira ibibazo byo kujya wibagirwa ibintu byinshi, ukaba wagira mood uhindagurika, mbese ukajya uhindura amarangamutima mu buryo nawe utazi, ubudahangarwa bwawe bukagabanyuka, ndetse no ufite na risk yo kuba wazarwara indwara zidakira nimba ukunda gukoresha telefone mbere yo kuryama. Ni byiza rero ko ushobora gushyira telefone kure yawe mbereho iminota 30 mbere yo kuryama. Ikintu cya gatatu dukora kandi gishaka kutwangiriza ubuzima ni ukwicara umwanya munini. Akenshi ushobora kuba uri mu kazi, uri kureba televiziyo, cyangwa se uri kuri YouTube nk'uko uri kureba kuri no video yanjye, cyangwa se uri kureba ibindi bintu, cyangwa mbese ibyo ushobora gukora wicaye umwanya munini ntago ari byiza, kuko bituma umubiri wacu, metabolism y'umubiri wacu idakora neza, imikaya yacu se cyangwa inyama zacu nizikore, ndetse bikaba byadutera kuzagira ikibazo kijyanye no kurwara umutima cyangwa diabete. Ni byiza rero kuvuga uti nubwo ndi mu kazi cyangwa hari ibyo ndi gukora, haguruka nibura hagati y'iminota 30 n'isaha, ukore stretch, urambura amaboko, ndiko yarambura nubwo mutandeba, mbese urambura amaguru, nimba ari akantu ufata ugafate, nimba ari ukujya hanze ufate umwuka. Ibyo bituma umubiri wawe ukomeza gukora movement. Ikintu cya kane rero dukora kandi gitwangiriza ubuzima ni ugukoresha pain killers cyangwa se imiti igabanya ububabare igihe kirekire. Uvuga ngo akenshi abantu shanga muri buri rugo bifitemo ka ibuprofen cyangwa ka paracetamol ko kukiza umutwe, ariko ntago umutwe, hari igihe umutwe uba watewe na stress ukaba waryama bigakira, hari igihe warwaye umutwe kubera kutanywa amazi, wanywa amazi bikagenda. Ni byiza ko wirinda guhora ukoresha imiti igabanya uburibwe, cyane cyane abagore cyangwa abakobwa bakunda gukoresha mu mihango. Ibaze buri kwezi gufata ibinini birenze bingahe kubera imihango. Icyo gihe ntago ari byiza kuko bitwangiriza impyiko, bitwangiriza n'umwijima.
ni byiza rero kubikoresha, kuko iyo ukomeze kubikoresha cyane biba ubaho dependance cyangwa bikaba nk'ibiyobyabwenge, waba utabibonye niyo wari wa mutwe wa stress ukaba wasinzira ariko umutwe ukanga gukira. Ntabwo ari byiza kwimenyereza imiti igabanya uburibwe, ntabwo ari byiza. Ni byiza rero gusoma ibyanditse kuri buri muti ugiye gufata, kandi ukawufata ari uko wahawe na muganga, ukanamugisha inama. Ntabwo ari byiza kwimashana ibibi, ni bibi. Dufite mituweli, tujye tujya kwa muganga. Icya gatanu gishobora kutwangiriza ubuzima ni ukutanywa amazi ahagije. Kutanywa amazi rero bishobora gutuma uhorana umunaniro ukabije, uruhu rwawe rukaba rwumagaye, ukahorana umutwe udakira, igogora ryawe ukumva uhora ubyimbaganye mu gifu, ndetse n'ubwonko ugahora wibagirwa mu bwonko bwawe, ukahora ujagaraye. Numva umubiri wacu ni 60% by'amazi. Ni ngombwa ko uko twasohoye amazi tugomba kugira gute kongera gushyiramo andi. Nibura bavuga ko tugomba kunywa hagati y'ibirahuri 6 n'8 ku munsi. Ibi ngibi cyane cyane, noneho nimba ukora akazi k'ingufu ukanarenzaho nta kibazo. Ni byiza rero kunywa amazi, bituma tugira ubuzima bwiza. Icya gatandatu gisekeje abantu benshi mutazi rwose tugomba kurwanya, nahise mbona ari ikintu tugomba kwirinda cyane, ni ugukoresha icyangwe se cyangwa kari akantu ga sponge twogesha amasahane igihe kirekire. Nubwo ubona gasa neza, nubwo ubona rwose wanakogesheje isabune, ariko kagira bagiteri nyinshi. Ngo mu bushakashatsi bwakoze bwerekanye ko ngo icyangwe cy'amasahane kigira mikorobe ngo ziruti ziba mu bwiherero. Umva ibyo bintu ukuntu bikaze. Ni byiza rero ngo guhindura icyangwe twogesha amasahane nibura buri cyumweru, cyangwa se ukaba wagishyira muri micro-onde kugira ngo ukidesinfecte, ugikuremo izo mikorobe, cyangwa ukagishyira mu mazi ashyushye ukaba aribwo ukomeza kugikoresha. Iki ni icya gatandatu. Icya karindwi ni ukwirengagiza stress. Akenshi usanga dufite stress ariko tukaba twayirengagiza cyangwa tukumva nta kundi twabigira, ariko ibi ngibi tuba dukora kwirengagiza ko ufite stress ngo ushake ibiyikumara, bishobora gutuma ugira inflammation chronique azajya ahoraho, kudasinzira neza, kugira ibibazo mu igogora, ndetse n'ubudahangarwa bwawe buragabanyuka kuko umubiri uba wacitse intege, ujagaraye. Stress ubundi bayita umujagararo. Ni byiza rero gushaka uburyo umedita, ujyana ukitekerezaho, ugakora imyitozo, ugatembera n'amaguru, ugasoma ibitabo, ukanaganira n'abandi. Ni byiza, bituma umanaginga stress, noneho ubuzima bukakomeza bukagenda neza. Icya munani aricyo nabwiye, mushobora gusanga ari ibintu kidasanzwe kuborosa amenyo ukimara kurya. Bigaragara nk'ubusirimu, bigaragara nk'umuntu ufite isuku nyuma kwiborosa ukimara kurya, ariko ntabwo ari byiza. Cyane cyane iyo wariye ibiryo birimo acide nyinshi, bishobora kwangiza ishinya yawe. Uzarebe hari igihe wiborosa ukumva mu ishinya cyangwa aho iryinyo ritereye harakuriye. Ntabwo ari byiza. Ni ukuvuga ngo bituma n'amenyo yawe, agahu k'inyuma k'amenyo koroha, bikaba byatuma kagenda kavaho. Ni byiza rero gutegereza iminota 30 ukimara kurya mbere yo kwiborosa, cyangwa se nimba wihuta ugahita unyuzamo utuzi ukagenda, nta kibazo. Ibyo nabyo tugomba kwirinda kuborosa amenyo cyangwa koza amenyo tukimara kurya. Icya 9 rero tugomba kwirinda ni gushaka kwitsamura ukabireka, ukabifunga. Nubwo umuntu ushaka kuvuga uti kwitsamura mu bantu s'ubusirimu ni importance, ariko ntabwo ari byiza, kuko kugumana kwitsamura ntiwirekure ngo witsamure, bituma imitsi yawe y'amaraso ishobora kuhangirikira, cyangwa se amatwi, eardrums, ingoma z'amatwi zikaba zahangirikira. Ni byiza rero kwirekura ukitsamura, ukaba washyiraho hari ukuntu ushyiraho ukitsamurira, ndabikoze kandi mutari kundeba, ukitsamurira ku nkokora, ukitsamura akaba wowe wiyanduza ubwawe, cyangwa se ukaba washyiraho ikiganza, cyangwa ukaba ufite agatambaro ukagashyiraho ku buryo utabitera mu maso y'abandi bantu. Ni byiza rero kwitsamura ntubifunge, kuko ngo ntabwo ari byiza kwitsamura ukabifunga. Ikintu cya 10 rero none cyangiza ubuzima bwacu ni ugukoresha
ama ekuteri se cyangwa headphones igihe kirekire. Bivuga ngo byangiza, ubu bituma amatwi yawe aba kuri pressure noneho ubuzima mbese agakora nabi. Bivuga ngo hari itegeko bashyizeho ryo kumva ekuteri, bivuga ngo 60/60 ni itegeko ngo 60/60. Bivuga ngo ugomba kumva muri ekuteri ukumva volume iri kuri 60% mu minota 60. Bivuga ngo nyuma y'iminota 60 ugomba kuruhura amatwi akaruhuka. Ntuzajye wirirwa wambaye ekuteri buri munsi, bituma ushyira amatwi yawe pressure. Mbese hari icyagutunguye muri ibintu tuvuze? Hari ibyo twajyaga dukora tutazi neza ingaruka zagise cyangwa tutazi impamvu tubikora. Ni byiza rero guhindura bimwe wabonye. Ni byiza gutangira uyu munsi unywa amazi menshi, ufata akaruhuko, ureka gukoresha imiti igabanya ububabare, mbese wiborosa hashize iminota 30 umaze kurya. Nabyo byose navuze ni byiza ko ushobora gutangira uyu munsi umubiri wawe ukamererwa neza. Niba wabonye kandi ino video yagufashije, kora ku like kandi unasubscribing kugira ngo ujye ubona ibintu byiza byadufasha kubaho mu buzima bwiza. Kandi nimba hari undi muntu nawe wumva wasangiza ino video, musharinge nawe abimenye. Naho ubutaha rero mugume muri bazima, mugumane ubuzima bwiza, kandi mumenye ko icyambere ari amakuru. Mujye muza hano buri munsi mbahe amakuru yabafasha. Ciao ciao, naho mu kiganiro cy'ubutaha.